Ikinyarwanda ni rumwe mu ndimi zigaragaramo cyane imvugo shusho, imigani migufi n'insigamigani. Abatuye Fumbwe mu karere ka Rwamagana bavuga ko umusozi wa Fumbwe ukomokaho zimwe muri izo mvugo. Umusaza Vedaste Kamanzi uri mu kigero cy'imyaka 70 atanga urugero rw'umugani utaza karayi Fumbwe arazifu, ngo waba warakomotse ku rugamba rwahabereye ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi mu kinyejana cya 15. Ntago naguhisha nkubwira yuko urugamba rwa mbere u Rwanda rwaratsinzwe. U Rwanda rwa Gasabo ruraneshwa, ndetse n'icyo gihe umwami arahunga. Abasigaye muhira bayiteguye kwakira ingabo zagiye ku rugamba ntibamenye yuko urugamba rwabatsinze bakomerejeho. Ari naho haturuka kakantu ngo utaza karayi Fumbwe arazifu. Biteguye kwakira bagiye ku rugamba bakarazifu ngo barabakira, ariko nyamara bafashe y'ubuhungiro. Uyu mugani cyakora hari n'abawuhera ku mugore wo mu Buriza ngo waba yararaje ifu yo kugemurira umugabo we ku rugerero rwari Fumbwe. Uwo munsi yayiraje niwo umugabo we yaguye ku rugamba. Gukora iyo bwabaga n'indi mvugo imenyerewe cyane mu Kinyarwanda. Iyi nayo ngo ifitanye isano n'urugamba rwabereye Fumbwe, abanyarwanda bashaka kwigarurira igisaka bakaza gutsinda urugamba bakoresheje amayeri menshi. Aho bari batekereje ingamba bafata kugira ngo babashe gutsinda, hanyuma umwami n'ingabo n'abandi bantu bateguraga urugamba baravuga bati mukore ibishoboka tuzatsinde. Nibwo bavuze rero ngo mukore iyo bwabaga, bivuga ngo bwari ubumara basigaga ku myambi n'amacumu, ku buryo wa mwamba ukozeho cyangwa se wa rya cumu rikozeho atabukira. Ifumbwe kandi hari igiti bita umuko wa rutenderi, ariho havuye imvugo gukanga rutenderi. Abakurikiranye amateka ya Fumbwe barimo na Kabera Yohani Batisita bemeza ko ngo waba waratewe n'umwami Ruganzu Ndori mu kinyejana cya 16. Kugira ngo umuko wa rutenderi nyakuri rero ngo havutse imfizi ifite ubucuma ku mahembe buriya bufite intenderi, noneho bitangiye kuzamuka ikurikirwaho n'izayo ziyikurikiye. Uko zizamuka z'amasumba ziyisanga witwa Gashuhire ngo ayibonye ahari ibihuru byinshi ari akayira k'inzitane, ngo arikanga yikanze imfizi isubirayo, isubiyo nizo zisubirayo. Ni ugukanga rutenderi, ni ukwibuza amahirwe akakusanze. Uriya rero yagira uburere aba yaritegereje agatuza akareba icyo inyuma Imana iri bukore. Ntabwo ari byo yakoze rero, oya yakanze rutenderi nyine. Akanze rutenderi rero ndakeka ubwo yibuje gutunga inka, wenda zajyaga kubize. Isoko rya Nyagasambu riri mu yamenyekanye cyane mu Rwanda, naryo riherereye Fumbwe. Ese kuba Fumbwe ivugwa mu mateka y'u Rwanda bimariye iki abahatuye? Turimo turabitegura ku buryo hakorerwa ubukerarugendo, ari abasura uyu musozi, ari abawuzamuka mu buryo bwa siporo, ari abawumanuka, ari abashaka kuwutembera ndetse no kwitegereza imirambi n'imisozi idukikije, ndetse umuntu akaba yamanuka akanaruhukira kuri Muhazi. Imisozi miremire ni kimwe mu bigaragaza ibyiza bitatse u Rwanda. Utereye iyi misozi ashobora kureba hirengeye. Nk'iyi Fumbwe ituma yigeze ku gasongero abasha kwitegereza imirambi y'Uburasirazuba ndetse n'ikiyaga cya Muhazi. Jean Thomas Imana ishimwe, Fumbwe mu karere ka Rwamagana.